ijambo ry'umunsi. Hagati y'ibyanditswe, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazazana kurimbuza isi muvumo. Soma Maraki igice cya 3:23 kugeza ku 24. Isezerano rya kera rirangirana n'urucanege rwazanywe n'ab'inzu ya Isiraheli. N'urucanege kuko na nyuma y'uko umwami Imana agaruye abo mu nzu ya Yuda bakeya barokotse mu kwizera ikabagarura i Yerusalemu iba ku Babuloni, ntabwo bigeze bakora na gato ibyanejeje Imana. Aho gukora ibinezeza Imana, baradamaraye bakora imigenzo ya gipagani, bakajya banakora amasengesho apfuye ndetse atandukanye n'amategeko y'Imana. Uku gukura kw'imbuto z'imyemerere itandukanye kwatangiye kwamamara mu bihe bishyira kuza kwa Kristo, kukaba kwarazanywe n'amatsinda abiri y'ingenzi cyane azwi cyane nk'abasadukayo ndetse n'abafarisayo. Ababanje ni ababangamiye bikomeye inyigisho za Ezra, mu gihe abandi bari bamwe mu batambyi. Aba nabo bakaba baratangiye kwigaragaza mu gihe cya Ezra, bakaba barengagije gusenga Imana bikwiriye, ahubwo bagahine imigenzo y'imyizerere idahisha Imana icyubahiro. Igihe kibanzira isezerano rya kera n'irishya gifatwa nk'igihe gihuza amasezerano y'ibyanditswe. Mu gusobanukirwa neza ari isezerano rishya, hari amakuru y'ibanze azafasha abanyeshuri biga Bibiliya kurushaho gukunda ndetse no kumva neza ibirimo. Icya mbere ni incamake z'ibikorwa byabayeho ku isi. Muri 535 mbere ya Kristo, hari iyubakwa ry'inzu y'Imana byatangiye ariko biranahagarikwa. 530 mbere ya Kristo, kugwa k'urugamba mu bice byo mu burasirazuba. 529 mbere ya Kristo, umwami w'Abamaritazenerusi umuhungu wa Kuro yahagaritse imirimo yo kubaka inzu y'Imana. 525 mbere ya Kristo, umwami Aritazerusi yigaruriye Egiputa ayongera ku bwami bwe mu buryo bwihuse kandi butangaje. 521 mbere ya Kristo, Dario yabaye umwami w'abami atanga uburenganzira bwo kubaka inzu y'Imana. 520 mbere ya Kristo, umurimo wo kubaka itangizwa rya Hagayi na Zekariya. 445 mbere ya Kristo, Ahasuwerusi yabaye umwami. 473 mbere ya Kristo, Esteri yatabaye abayuda bari bagiye kwicwa. 445 mbere ya Kristo, Nehemiya yagizwe umuyobozi w'inzu ya Yuda. 444 mbere ya Yesu, Nehemiya yubatse inkike z'i Yerusalemu. 423 mbere ya Yesu, Dario wa kabiri yabaye umwami w'Ubuperesi. 358 mbere ya Yesu, Aritazerusi wa gatatu yaje kuba umwami w'Ubuperesi. 338 mbere ya Yesu, Ariseresi yabaye umwami w'Ubuperesi. 335 mbere ya Yesu, Dario wa gatatu yabaye umwami w'Ubuperesi waje gukurwa ku ngoma ya Alexandre mukuru. 333 mbere ya Yesu, Ubugereki bwabaye ubwami bw'abami bushya bukomeye ku isi yose. 280 mbere ya Yesu, abanyabwenge b'Abayuda batangiye guhindura ibyanditswe byari mu rurimi rw'Igiheburayo babishyira mu rurimi rw'Ikigiriki. Ibi bikaba byarakozwe n'abagabo 70, byaramenyekanye ndetse byamamara nko gusobanura ururimi ku rundi rw'imyaka 70. Bikaba byarahawe ikimenyetso cya LXX bishatse gusobanura 70 mu Baroma. Igihe gifatwa nk'icy'agaciro gakomeye rero ni 458 mbere ya Yesu Kristo, nk'uko bigaragara muri Daniel igice cya 9:25, aho hagombaga kubaho ibyumweru 7 ndetse n'ibyumweru 62 kugeza ku kuza kwa Mesiya. Ibi ngibi rero bikaba bivuze yuko uramutse ubaze neza igiteranyo cy'iyo myaka yose, Yesu Kristo ashobora kuba yaravutse muri 5 mbere ya Kristo. Akaba rero yarujije imyaka 30 muri AD 25, aho hari hashize imyaka 483 kuva Imana ibwiye Daniel kuza kwa Mesiya. Muri Daniel igice cya mbere ndetse na Yeremiya igice cya 25:8 kugeza ku 11, muri 583 mbere ya Kristo dusangamo guhunga kwa nyuma. Inzu y'Imana yasenywe burundu, ari nabwo isezerano rya kera ryasohojwe. Mu bindi bihe by'ingenzi rero ni imyivumbagatanyo y'Abamakabe. Nyuma yo gupfa k'umwami Alexandre mukuru, habayeho guhanganira ubutware ko bari basigaye, abari abasirikare be bakuru, abari abajenerali ndetse n'abandi. Abakomoka muri aba bajenerali bagiye barwana intambara zikaze kandi bahanganye. Ahagana mu mwaka w'1070 mbere ya Yesu, umwami Antiyokusi wa kane umuseruwiste akaba yari yarahungiye muri Egiputa. Abaputolemeyi bifatanyije na Roma barangije bamwirukana mu Misiri. We n'ingabo ze bahungiye muri Palestina. Yashakaga guhindura Abaheburayo barangiza bakajya gukurikiza imigenzo ya Kigiriki, bakajya bavuga ururimi rw'Ikigiriki ndetse bakajya basenga imana z'Abagiriki. Ageze kuri Palestina, yasimbuje abatambyi b'ubuhoro, abatambyi b'ibigirwamana. Yabonaga iyobokamana aricyo cyonyine cyamufasha gushyitsa umugambi we mu guhindura abantu bose ngo bajye kubahiriza imihango ndetse n'imico y'Abagiriki. Yabajije igishushanyo gikoze mu ishusho ye ngo bajye bagisenga. Yabujije Abayuda gusenga ku isabato, kwiyiriza, gutanga ibitambo cyangwa se gukora umugenzo wo gukeba nk'uko Imana yari yarabibasabye. Yashyizeho urutambiro rw'ikigirwamana cye ngo bajye bacyoza kandi barangiza bagisenge. Yanabategetse kugitambira ndetse no kugikorera ibitaramo. Nyuma yatanze itegeko ry'uko abaturage bose bo muri Palestina bagomba gutanga ibitambo ku bigirwamana
ndetse bakubaha uyu mwami wabo cyane. Gusa ariko umutambyi witwaga Matiyasi yanze kumvira itegeko ry'umwami, maze yica Umuyuda umwe n'intumwa y'umwami arayica. Matiyasi n'abahungu be 5 bahungiye mu misozi. Ahangana niho kwigaragambya kw'Abamakabe kwatangiye. Kubw'impanuro za Matiyasi, umuhungu wa Yuda Makabe yaje kuba umugaba mukuru w'ingabo z'Abayuda. Yari we mahitamo aboneye. Yarwanye intambwe ebyiri zikomeye kandi arazitsinda, ndetse aba n'umuntu ukomeye cyane. Uyu yari yiteguye gusukura ndetse no kongera gutegura neza urusengero, ibintu byafashwe nk'intangiriro y'ibirori by'umucyo mu mwaka wa 164 mbere ya Kristo. Umwami Antiyokisi wa 4 yapfuye mu mwaka wa 163 mbere ya Kristo. Yuda Makabe yaje kurwana n'ingabo z'Abasiriya zari zoherejwe na Demetrius wa mbere Soteri, umwishywa wa Antiyokisi wa 4. Icyo gihe ibihumbi n'ibihumbi by'Abayuda basize ubuzima, ndetse na Yuda Makabe nawe arayifata. Icyo gihe ibihumbi n'ibihumbi by'Abayuda basize ubuzima, na Yuda nawe arapfa. Icyo gihe abavandimwe be 2 Yonatani ndetse na Simoni bagiye ku rugamba baharanira ukwishyira ukizana. Abaroma bivanze muri 63 mbere ya Kristo. Reka noneho turebere hamwe ubwami bw'Abaroma. Ubu nibwo buhanuzi bwa 4 bwa Daniel ku bwami bw'abami babayeho mu isi. Intambara ya gisivili ya Palestina yasize uguhungabana gukomeye hagati y'abavandimwe babiri. Umuvandimwe umwe Aristobulus yari afite umugambi wo kwigaragambya kuri Roma. Abaroma bakimara kubimenya bahise bica Abayuda barenga 12,000. Mu bubasha bw'Abaroma isi yabaye mu mahoro nta ntambara, kuko nta wundi bwami bwari buhari bwahangana n'Abaroma. Imwe mu bintu bitazibagirana rero ku ngoma y'Abaroma byari umwami Caesar Augustus watanze amabwiriza agomba gukurikizwa ku ngoma ye. Amategeko ye yemeraga ingabo ze guhita bajya guhangana nabo bashaka kwigaragambya cyangwa se guhangana n'ubundi bwami bwari bwo bwose. Akagena kandi uburyo intumwa z'Imana zagombaga koherezwa mu gutanga ubutumwa bwiza. Ingoma y'Abaroma kandi cyaranzwe n'isi ishyize hamwe, ururimi rumwe ku isi yose ari rwo rw'Ikigiriki, amahoro, hanashyirwaho uburyo bwo gukora imihanda mu buryo bwo kugira isi mudugudu. Hashyizweho kandi itegeko rusange ry'umusoro. Abanyagihugu nabo batangira kugira uburenganzira butandukanye nubwo batari abanyagihugu. Ubuyobozi bw'igitugu rero bukakaye bw'ingoma y'Abaroma bwari muri Palestina bukaba bwarashaririraga Abayuda bahabaga. Aha nibwo batangiye guhora baririra Imana Uwiteka ngo aboherereze Mesiya cyangwa se umucunguzi waza bakure muri ubwo buretwa. Ikindi gice rero cy'ingenzi kitakwibagirana ni itangizwa ry'Abafarisayo. Nta gushidikanya ko Ezra ari watangije Abafarisayo yari yaramamaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo yasohoze kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateka. Ezra yaje kuba umwanditsi w'amategeko. Abayoboke ba Ezra bemeraga gukurikiza inyigisho ze, bakaba barakurikije amategeko ndetse bakanayasobanurira abandi. Mu kinyejana cya 2 mbere ya Kristo hahise hashingwa itsinda ry'abatambyi bari bazwi ku izina rya Hasidimu, bisobanuye abizerwa ku Mana. Igice kimwe cyaretse kongera kugaragara imbere y'abaturage nyuma y'uko cyanze imigenzi imwe n'imyemerere yari ihari. Ni mu gihe irindi tsinda ryo ryari rigizwe n'umubare munini w'abashakaga kwigarurira ndetse no kuyobora iyobokamana ry'icyo gihe. Aha niyo Abafarisayo batangiriye. Izina ryayo rikaba risobanura ngo bitandukanyije. Bagaragazwa nk'abantu bari bafite umutima ukomeye, bishimira uko bari, bakaba kandi abahanga mu myizerere. Aba bakaba baragombaga kuzirikana ko bari abantu bakomeye cyane mu idini ry'icyo gihe. Impera z'isezerano rya kera rero, ishingiro ry'isano riri hagati y'umugabo n'umugore we rikaba ryaritwaga gushyingiranwa. Ishingiro ry'isano Imana ifitanye n'abantu ryo rikaba ryitwa isezerano. Aya magambo abiri agaruka kenshi mu gitabo cya Bibiliya. Amasezerano bwari ubwumvikane hagati y'abantu babiri, akaba yarakuyemo amabwiriza ngenderwaho, ibisabwa ndetse n'amategeko. Yagerwaga n'impande ebyiri zemeye gushyira hamwe ngo zifatanye, naho ku rundi ruhande isezerano rikaba ryari ubwumvikane aho umuntu yagiraga ibyo yemerera mugenzi we. Imirimo wenda yakorwaga n'uwo muntu yose akaba yari kuyikorera mugenzi we mu gihe cyose yari kuba apfuye. Bamwe bumvaga yuko hakoreshwa imvuga amasezerano kuruta gukoresha isezerano mu kureba ku isano hagati y'Imana n'abantu. Izi mvugo zikaba zizarebwaho cyane mu gihe cyo kwiga ku bitabo bitandukanye byo mu isezerano rishya. Birakwiriye rero kuvuga yuko amasezerano yo ku musozi wa Sinayi yarangiye ubwo urusengero rw'Imana rwasenywaga muri 586 mbere ya Kristo. Icyo gihe Imana yahaye amasezerano yayo Dawidi ndetse ituma Abayahudi bose batoranyijwe basubira i Yerusalemu gutegereza ukuza kwa Mesiya. Reka noneho turebere hamwe ukongera gusobanura Abisiraheli. Habayeho gutandukana hagati y'imiryango 10 yari ituye mu majyaruguru izwi nka Efurahimu n'imiryango 2 yari ituye mu majyepfo izwi nka Yuda. Ibi byabayeho ubwo Rehobowamu wasimbuye umwami Salomo ku ngoma yageragezaga kubangamira ubumwe bw'ubwami bwa Isiraheli, agashyiraho imisoro n'ibihano. Imiryango yari ituye mu majyaruguru yaramurwanyije ndetse inashyiraho ubwami bwayo. Iyi miryango yaje kumenyekana nka Isiraheli, mu gihe imiryango yo mu majyepfo rero yo yaje kumenyekana nka Yuda ya Benjamin. Mu bindi bice by'ingenzi rero harimo guhunga kugaragara muri Daniel igice cya 1 umurongo wa 1 ahagana muri 604 kugeza muri 597 mbere ya Kristo, kwiswe guhunga kw'imbuto nziza.
Ikindi kandi n'ubwunga kwa nyuma kwagaragaye muri Yeremiya aho kugereranya n'imbuto mbi muri 586 mbere y'ivuka rya Kristo. Mu isezerano rishya Isirayeli ikaba igaragazwa nk'uko mu gusoza isezerano rya kera abanditsi bayibonaga. Yabaye kandi icyitegererezo cyo kumenya abantu nk'uko mu buzima busanzwe bifashisha ikarita mu kumenya ubwoko bw'abantu ndetse n'aho batuye. Igisobanuro rero gishya kigaragara ku nyandiko za Pawulo atangira abona Isirayeli n'ubwoko bw'Imana baba Abayuda cyangwa se ari Abayuda. Imyaka 100 rero uhereye ku gitabo cya Malaki, abantu batatu muri icyo gihe bagiye bashyira ikimenyetso ku mateka bagaruka kuri Isirayeli nk'ubwoko bw'Imana yatoranyije igihe bari bagarutse mu gihugu cyabo. Uwa mbere ni Daniyeli. Nyuma yo kwiga neza igitabo cya Yeremiya, Daniyeli yasobanukiwe neza ko igihe cy'Imana kigeze ngo Abisirayeli bagaruke mu gihugu cyabo. Yatangiye gushaka Imana ye, yihana by'ukuri, bikaba byanditswe muri Daniyeli 9:3 kugeza ku 5. Undi muntu Nezira wabaye umwanditsi w'amategeko. Uyu yatumye Isirayeli yongera gukurikiza ndetse no kubaha amategeko y'Imana. Umuntu wa gatatu ni Nehemiya, wayoboye cyane mu bikorwa byo kongera kubaka Isirayeli. Abagabo batatu nibo bantu badasanzwe mu gusenga. Nabwo yita ku Bisirayeli gusa iyo agiye gutanga umugisha. Abantu bose yabageneye umugisha wayo ku buntu, nta n'umwe usumbije abandi. Abakristo bose n'abarago bisezerana Imana yasezeranyije Aburahamu. So mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku 29 uraza kubisobanukirwa. Umuyuda nyakuri ubu ngubu akaba yakizwa gusa no kwizera Yesu Kristo, ntabwo yakizwa nuko ari umuraga w'Abisirayeli. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.